Murakoze, nitwa Premier Serja Nizane Anne Marie, wari uzwi ku izina rya Uwidwe Marie Chantal. Nagiye muri FDLR 98 nibwo twagiye muri Kongo, ariko nagiye muri FDLR 96 mu gihe cy'igicengezi. Igicengezi gitsinzwe tujya muri Kongo 98. Tugeze muri Kongo dukomeza akazi nyine ka gisirikare, ariko mbere yuko njya muri icyo gisirikare nari umunyeshuri. Ngeze mu kane primaire imyaka 10. Ubwo noneho igihe cy'igicengezi kibayeho, baza kumfatira mu rugo nabagamo rw'umukecuru, baje gufata ibyo kurya. Ubwo batwikoreza ibyo kurya turi abana b'ingimbi nka 16 bikorera ibyo kurya babijyanye aho abacengezi babaga mu rutoki. Ubwo tubana nabo batubwira yuko nidusubira imuhira bazatwica, kunyenzi zizatwica, biba ngombwa ko tugumana nabo. Urugamba rero ruza kubananira rw'96, 97, 98 tujya muri Kongo. Tugeze muri Kongo nabaga mu gushaka amakuru, cyo bita abatasi, gushaka amakuru y'urugamba cyangwa se y'uwo mwanzi aho bageze, kugira ngo babashe kubageraho no kugira ngo babashe kurwana nabo. Niyo makuru nabaga ndi gushaka nkayabashyira. Nyuma muri 2001 naje kuba kaporari. Noneho maze kuba kaporari nahinduye na serivisi. Nabaga muri serivisi yongeyeho y'amakuru, yo gushaka amakuru cyangwa se ubutasi. Njya muri serivisi sociale yakorwagamo ibyerekeranye n'isuku ku bantu no ku bintu byari bifitwe nabo basirikare. Hari aho baryama, hari ibyo barya, naho n'imyambaro n'iki byose gutyo. Noneho no muri social medical ku by'abarwayi, uko aho abarwayi bari, uko babayeho, uburyo bariho, ibyo bakeneye, byaba ari imiti, imyambaro, amasabune gutyo. Ubwo niyo serivisi nabagamo. Nuko kuyiba muri iyo serivisi ntibyambuzaga no kuba muri serivisi omonori, ariyo y'amasengesho, ishyiga ry'amasengesho. Ntabwo byambuzaga kuba umunyamasengesho. Murakoze. Kuba nari ndimo ndi igitsina gore, numva ntabwo byari bigoye cyane, kuko urumva ko nabagikuriyemo, nagiyemo ndi muto mbikuriramo, ntabwo byangoye cyane. Ubwo rero iyo umwana ahavukiye akahakurira, numva imico yaho uyifata ukwiri. Nicyo cyamfashije kuba narahakuriye, ibyabo bifata nk'ibyanjye. Ubwo mbana nabo gutyo, ntabwo byangoye cyane. Yego imibereho yari itoroshye, ariko nkurikije iyo nabagamo ndi umuntu umwe, nta bufasha, nta bantu bamfasha gutyo mfite, nibonyemo gutyo numva ko mbonye
abavandimwe mbonye, ababyeyi mbonye iki gutyo, mbana nabo gutyo muri ubwo buryo, mbese numva binyoroheye kuba uko nari ndiho mbere y'uko mbajyamo. hari abandi ba igitsina gore Igitsina gore cyabagamo, cyari kirimo abenshi babagamo ari abaje mu buryo bw'ubuhanuzi gutyo, abandi bazamo ari abadamu babo, ariko baza kubakuramo, bamwe bajya ku ruhande, abo badamu bajya ku ruhande, bajya kuba abaturage, nabo basirikari bamwe b'abakobwa, bamwe babaye abadamu babo, bamwe bajya hanze nabo, bamwe barataha abandi barapfa, mbese bari barimo ariko ubu ntabwo bakirimo. Nahungutse 2023, maze imyaka 3 muri iki gihugu. Narusanze neza u Rwanda uko narusize icyo gihe, rwari ari amatongo, uko urugamba rurasenya ntabwo rwubaka, rwarasenye pe. Uko narusize siko narusanze, naje nsanga abantu, naje nsanga rwubatse neza, imihanda byose bisa neza, u Rwanda rusa neza pe. Ubwo rero nabo nagiye nsanga benshi baravuga ngo barapfuye, benshi narababonye. Ubwo rero ntumva u Rwanda uko nakiriwe, naje neza, baranyakira, yewe ngeraho RDRC iranyakira, inyubakira n'inzu, ubu meze neza mu nzu nziza, nta kibazo, banyakiriye neza. Yewe ntigishwa n'imyuga, ubu ndi umudozi. Ubwo rero u Rwanda narusanze neza, rwaranyakiriye neza, nta kibazo mbona navuga kuri uru Rwanda rufite. Umutekano ni wose, nta kibazo, ruragendwa amahanga nk'uko twabibonye, abantu bararugenderera tukababonaho. Kera ntabwo kubona abantu nka bariya twumvaga ari nko kuba n'inyamaswa, kuko akenshi abazungu indege zazaga tukihisha, kubona abantu nka bariya twarihishaga. Ntabwo kugera ku muhanda byari byoroshye, kugera mu giturage ntibyari byoroshye, kwari kugenda ububa kugira ngo ugere ku cyo ushaka, wagendaga wububa. Kuba ni ukugenda wihishe, mbega umujura nukumva nawe abagiye ahantu hari umwijima gusa, wagera ahantu habona gutyo ukamera nka ya mbembe iri kuva mu gihuru yinjira mu nzu yiruka, nawe urabyumva. Ubwo rero u Rwanda rwaranyakiriye, ruranyakira, ruranyubakira, rurandera, rungirira neza cyane, ubu meze neza pe, nta kibazo. Ubwo rero ntumva nta kibazo nashinja u Rwanda. Murakoze. Amakuru twarayamenyaga, ariko uwayamenyaga akaba yavuga ko yayamenye, baramugenzuraga cyane, bakaba banamwica ko amenya amakuru yo mu Rwanda. Ntabwo kumenya amakuru mu Rwanda byari byoroshye, kuko abenshi bari bafite ku buryo bwo kubyumva no kuyamenya, ariko ubuyobozi ntibwabishakaga ko tumenya amakuru yo mu Rwanda, kuko urugero wageraga nka simukadi y'inaha mu Rwanda, uri muri bariya bantu bakaguhiga byanze bikunze, ya simukadi ukayizira. Abenshi barapfuye kubera simukadi ya hano mu Rwanda, bakavuga ngo uri gukorera inyenzi, ngo uri kuzihamagara, ngo ni wowe uri gutuma ngo ziza ngo zikadutera, ni wowe uri kuzigira gutyo, ngo mbega bakwitaga inyenzi. Muri make bakwitaga inyenzi, kuri umukozi wayo, kari wowe ujya kuzihamagara ngo zize zitere abo bantu. Nakoze amasengesho, amasengesho aragamije guhumuriza ingabo no kuzikomeza ku rugamba. Akenshi iyo bashaka gucika intege, bakumva ko bagomba gutaha, byabaga ngombwa ko haba kozore morale. Kozore morale yabasabaga yuko bagomba gushikama ku rugamba, noneho bikanyura no muri ayo masengesho,
kubabwira ko Imana ariyo izabacyura ikabageza muri icyo gihugu yabasezeranije, ikabageza mu gihugu kirimo byiza byinshi, ko bagomba kwitonda, ko babanjirije batashye muri icyo gihugu bapfuye bitewe n'uko basanze abo basanze bakirimo ari umwanzi wabo. Nicyo cyari kigamije kuba ku ngabo za FDLR iryo shyiga ry'amasengesho, ni ukubakomeza no kubahumuriza ku rugamba bariho kugira ngo babe mu ruhande rw'abo bayobozi. Ntabwo urugamba rwabura, gusa ntabwo nagiye mu bitero nk'ibyo byo muri 2001 2000 ntabyo nigeze njyamo, ahubwo uko twari dushinzwe iby'amasengesho ntabwo nari kujya mu rugamba. Nk'uko mwabivuze mwabinsabye kumenya ngo inite yanjye ni iyihe, njye nabaga muri komandoma. Komandoma ni ukuvuga ngo ni ukuba hafi y'ubuyobozi. Kuba hafi y'ubuyobozi ubwo ni ukurwana n'uguteye aho ngaho uri, ntabwo najyaga ku rugamba kure. Aho nziye navuye muri komandoma Foka kwa Omega, ari we Ntahunguka Pacifique. Kereka mbere ntari naza muri komandoma Foka, nabaga mu batayo yitwaga PM. PM ni yarindaga ubuyobozi n'ubundi, yari iyobowe n'umumajoro bitaga Romeri wari inaha. Avaho iyoborwa n'uwo bita mu masengesho ubu ngubu ari muri Zambia. Avaho irasenyuka bayishyira muri komandoma Foka, iba noneho ntuza yakije Foka, iba muri komandoma. Icyitwa ngo ni batayo kiba kivuyeho, ubwo tuza muri kije ya Foka. Yari iyobowe n'uwo bita Kimenyi Gilbert Nyembo, ni general ubu ngubu aracyariyo. Ubu ni service de ni GD, niwe ushinzwe iry'iperereza. Yego, ibyo by'amasengesho byakorwaga nyine kuko iyo umuntu iyo bashyiragaho iby'amasengesho byabaga ngombwa yuko baza kuvuga ngo urugero, reka manze ntanga urugero kugira ngo amasengesho yitwa amasengesho. Ni uko ari ayo nabanje kukubwira ko ari ayo guhumuriza ingabo no kubakomeza kugira ngo babone uko bagumana n'abayobozi babo. Noneho bamara kubana nabo, amasengesho nayo agakomeza kubafasha kugira ngo bere gucika intege badataha. Nicyo cyabafashe cyane, bere gutaha baguma aho ngaho kubera isengesho. Noneho hari abayobozi nabo bakagira guke, babona nk'abasirikari bari kubananiza cyangwa se bari kubananira, bakabinyuza mu masengesho. Muvuge yuko Imana igomba kubafasha. Hagiye kuba iki, niba hari ibyo kurya bigiye kuza, niba hari ibyo bagiye kugura mu kandi kanya, ati ibikoresho tugiye kurwana aha n'aha, baradufasha, ibikoresho biraboneka. Ibyo nibyo byatumaga abanyamasengesho baba hafi y'ubuyobozi kugira ngo babafashe muri ibyo ngibyo byo gufasha ingabo kugira ngo zitabava iruhande. 2001 habayeho iriya wese igitero cyaje mu Rwanda cyewe cya 2001. Abayobozi b'ubwabo barabiteruye babishyira ku bahanuzi ngo bahanure yuko
bagomba kugira gute kujya gutera igihugu cy'u Rwanda ko baragifata. Noneho barabihanura. Ndibuka ko icyo gihe nari ndahitwa Masisi hariya za Ndurumo, niho PM yacu yabaga. Icyo gihe yari itaraba PM, yari icyitwa Batayo na Parume. Noneho abahanuzi barahanuye batangana n'inzira bagomba kunyuramo. Ubwo twebwe twari turi hafi y'ubuyobozi, batubwira ko tugomba kurinda abayobozi. Ariko noneho kwa kugenda kw'abahanuzi ngo abasirikari ntibagende bajye ku rugamba, ngo igihugu bagiye kugifata, ngo nta wundi munsi bazawufata, ngo uwo munsi ngo ni uwo wa mbere n'uwa nyuma. Ubwo abasirikari baragiye, biba ngombwa yuko abakongomani nabo batanga ubundi bubuza yuko ingabo zigomba kuza muri iki gihugu, ati mubabuze bere kugenda. Ariko abayobozi kubera ko bari babivuze, babihaye abahanuzi ko bagomba kubivuga, bagahanura ngo babwire ingabo zihaguruke zijye kurwanira mu gihugu ko ari icyabo. Inyenzi ngo bajye gutsinda inyenzi zikava mu gihugu, ko igihugu mbese cyabaye icy'abahutu kitari icy'abatutsi. Ubwo noneho biba ngombwa ko bapfira hehe? Mu nzira atari banakandagira muri icyo gihugu. Abakigezemo ntumva nta n'umwe wasubiye muri Kongo. Ariko abageze ku ntangiro ku mupaka, abenshi bagarutse muri Kongo. Abo bagarutse rero numva uwitwa Bemera we yarambutse. Abagarutse inyuma baje bavuga yuko abahanuzi babahanuriye nabi. Umuhanuzi rero ntabwo yasubira inyuma ngo avuga ati ni runaka wanshutse, ahubwo basanga bafashe iyindi motifu bari bubabwire yuko ari ibyaha byabo byatumye batsindwa. Bagiye bakunyura aho batagombaga kunyura, bababwiye ngo banyura aho ntibahanyuze, bagiye bari kunywa inzoga, bagiye bari gusambana kandi byari bibujijwe, mbese bagiye. Ibyo bintu bigatuma abari kuhura n'ikibazo cyo wenda cyo kugirirwa nabi ngo babice bitakibayeho. Ahubwo abahanuzi bagakomeza guhagarara kuri icyo kinyoma cyo kumva yuko bagomba kubwira abasirikari ko ari bo banyamakosa, ko ibyo bahuye nabyo ari amakosa yabo, kandi amakosa yabaye kare ku bayobozi. Babwiye abahanuzi ngo bababwire yuko igihugu bagize gute, bararwana bakagifata. Urwo ni rwo rugero rwa hafi nabona rwatuma wumva yuko ubuhanuzi bwari butagize gute, bwari butari bwo, ntabwo bwari bwo. Ubwo rero ikindi navuga, kugeza ubu bagombye kureba igihe Imana yabavugiye ati igihugu ni icyanyu, igihugu ni icyanyu, igihugu ni icyanyu. Muri Isiraheli ya kabiri cyo bagezeho kizima kigaragara, kitari cyo kumarisha abasirikari, kitari cyo kumarisha abanyarwanda hari hakurya. Ni ikihe ko Imana ivuga bikabategeka bigakomera? Icyo yababwiye kiriho kizima, bagenderaho bagashingiraho, bakavuga ati reka tube dutegereje iki kuva cyasohoye, iki ko cyasohoye, reka dutegereze n'ikindi. Muri njyewe numva baba bari kwibeshya, ntacyo basigaje inyuma. Bagombye kubareba kure, bagataha bakareka abo banyarwanda rero gukomeza kubicira iriya hakurya, babicisha ngo Imana yavuze itavuze, ko abahanuzi b'ibinyoma barahari. Murakoze. Ikigezweho rero, ikigezweho cy'ubuhanuzi ni uko icyo bizera neza yuko ngo bazanataha igihugu barwanye, ni uko ngo babwiwe yuko M23 cyangwa se bo ko batemera ko ari M23, bavuga ngo ni u Rwanda ruri gutera Kongo. Bavuga yuko igihe bazaza ari benshi bakabakura mu byimbo bagasubira inyuma, ko ari ikimenyetso
kigaragaza yuko bagiye gutaha u Rwanda, ko noneho igisigaye ari ugutegereza ikimenyetso cya nyuma cyo kuzaza babasunika bazana mu Rwanda. Ubwo rero iyo bageze nicyo bategereje. M23 nigerayo ikaza ibasunika ibazana mu cyerekezo cy'u Rwanda, bazavuga ko ari Imana iri kugira gute, iri kwasubiza mu bimenyetso yagiye ibabwira. Iyo niyo strategy igezweho yo kubumvisha yuko ibyo Imana yababwiye biri gusohora. Ni byiza yuko Imana niba yavuze ngo ikimenyetso runaka itanga n'igihe, kuko Imana niba ikubwiye ati umwana avukira amezi 9, none uwo umaze imyaka 30 ningahe uri iyo ngiyo, umva ngo Imana yavuze ngo urataha ejo murataha. Ni gute waba ukiri iyo ngiyo waravukiye muri icyo ngicyo yumva ngo ejo urataha ukabweje muri iyo myaka 30, uri umwana, umubyeyi wawe ashobora kuba yarishwe n'urwo rugamba atarataha cya gihugu yahawe nk'isezerano, akaba ageze ngo muri iyo myaka 30 atazi imiryango yo mu Rwanda, atazi imiryango yo mu Rwanda, kandi ngo igihugu cyabaye icy'Abanyarwanda, icy'impunzi z'Abanyarwanda bari muri Kongo, akaba ageje muri iyo myaka atazi ngo iwabo hameze hate. Ibyo ni ubujiji. Nababwira abo bakiri batoya, wenda bakuru bo bazi ibyo bakoze, abo bakiri batoya batazi igihugu cy'u Rwanda, abo batoya batazi imiryango yabo aho iri. Akenshi hari abazira iyo ntambara batazi ububwa uko yaje. Nabagira inama yo gutaha bakaza kureba igihugu cyababyaye, n'u Rwanda rumeze neza pe, ruratekanye. Akenshi bakababwira nk'ibyo byose uti nimugerayo bazabica, ntibabazi, ntibagize gute. Uzica umuntu utazi, uzica umwana uvutse ejo, umwiciye iki? U Rwanda ntabwo rwica, ntabwo ruhohotera umunyarwanda uje urugana, wari wararorongotanye, yari yaratatanye, agomba kumugarura mu ngobyi yamuhetse n'u Rwanda. Icyo nabasaba nk'Abanyarwanda bakiri iyo ngiyo, bere kwishyira muri ibyo ngibyo ngo Imana ngo izabacyuriye iki n'iki. Imana rwose iravuga pe, ariko noneho bere kubishyira Imana. Abisiraheli bagiye imyaka 40 ingahe, noneho bageze mu nzira baragoma, barongera basubira inyuma, bagira gute. Niba ari ibyo ngibyo bakirimo, ntabwo ari byo. Nibatahe mu gihugu n'amahoro, abo bana baze babona iterambere, bige, abakiri bato bige, abakuze nabo hari imyuga y'abakuzi, hari imyuga y'abakuze, iy'abatoya bige n'amashuri asanzwe nta kibazo. Abariya kenshi hari abavuga yuko bahunze batazi imiryango. Urugero ni nkanjye, nanjye nabayeyo nzi yuko ngeze muri iki gihugu napfa, kuko numvaga ntaza bitewe n'uko nta bantu nari kuza nsanga. Nta miryango mfite. Ese ndajya muri kiriya gihugu kumara y'iki? Dore nuko nkana maze gusaza, nari gutaha muri kiriya gihugu ngiye kumara y'iki? Abenshi bari muri kiriya gihugu cya Kongo bafashwe n'abariya bagabo. Icyo nacyo kirimo, cyane babandi badafite imiryango muri iki gihugu, badafite ubagira inama, badafite ubahamagara ngo nibatahe. Twe rero twatashye, reka tubabwire ngo nibatahe,
baze barebe ibyiza by'iki gihugu nk'uko natwe twatashye ntabo dusanze ariko twasanze ngo byiduhetse dutegereje, nabo baze bayihekwemo duhekwemo twese. Ni umubyeyi, leta ni umubyeyi, izabafasha nk'uko natwe twafashijwe tukabaho. Narubakiwe inzu ndayifite, mfite imashini, yemwe naho guhinga sinahabura, ariko ndabwira abakiri bato ngo batahe nabo baze babona ibyiza by'igihugu cy'u Rwanda batazi batigeze babona, ariko bazakibona ari kimeze neza, nabo bagere gute bashyireho imbaraga zabo aho bagereje bazamukireho. Murakoze.